Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gusohora ikizamini kiba cyakozwe kugira turusheho kubona imyitozo yagije nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu ubusabwa kugira dukosora ikizamini nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisubizo cyanyacyo kuri buri kibazo mu bisubizo bine baba baguhaye ngo uhitemo, ubundi ukaza kureba amanota uri bugire kuri 20. Ibindi byo no kubibutsa gukanda subscribe niba mutari mwayikora kugira ikizamini cyose dushyizeho mujye muhita mukibonera ku gihe, cyangwa wakumva hari undi muntu ushaka kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gitoya ukamuha link nawe akaza tugakomezanya. Noneho ikindi ushobora kuba uri gukosora ikizamini nk'iki ukagira ikibazo ukabura umuntu ubaza, ujye uhita unyandikira kuri 0789 935 16 26 nkufashe. Ibindi byo no kubitsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, ndagufasha kubona kode mu gihe gitoya cyane. Ndakeka ko abantu bari banyandikiye muri comment ngo nzabategurire ikizamini ku byapa byo ku mihanda, mwabonye ko nabibakoreye. Mukomeze mujye mutwandikira muri comment ibyo mushaka, aba ari byo tuzajya tugenda dukurikizaho. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu, ndumva twatangira n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni hari aho umweru, ikirango ni hari aho umukara, hasa nkaho harimo utwana. Bakubwiye ngo igisubizo cy'ukuri ni abana. B, inzira y'abanyamaguru, itegure guhagarara. C, ikibuga cy'imikino cy'abana. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Bibutsa ko namaze kubategurira video nayishyizeho umunsi w'ejo, mwasubira kuri YouTube channel yacu mugasobanukirwa ibyapa, mukajya mumenya kubitandukanya, dore bakunda kubibaza cyane mu bizame. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, abana. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, inzira y'abanyamaguru, itegure guhagarara niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, ikibuga cy'imikino cy'abana. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, ikibuga cy'imyidagaduro. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, uhasigaye igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kawe. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni abana. Nawe uri kubibona, kino cyapa kiba kigaragaza ko aho hantu ugiye kugera hakunda kwambukirwa n'abana bajya nko mu kigo cy'amashuri cyangwa bajya nko gukina. Urabizi abana ntabwo baba bakagira ubumenyi bwinshi. Hari igihe abonye n'imodoka ije nta kureba iruhande, nta kureba he, ukabona yihuye mu muhanda. Niyo mpamvu uba ugomba kwitonda, niyo mpamvu haba hagomba gushyirwa icyapa. Ikibazo cya kabiri ndakeka ko muri kukibona, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Nacyo iki cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, bisa nkaho ari inka irimo. A, isoko ry'amatungo. B, ivuriro ry'amatungo. C, uruzitiro rw'amatungo. D, akayira k'amatungo. Ese urabona igisubizo cy'ukuri hano cyaba ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ahasigaye igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Igisubizo cya nyacyo hano ni D, akayira k'amatungo. Murabizi amatungo aba agomba kugira akayira, kugira umuyobozi w'ikinyabiziga nahagera amenye ko hari inzira y'amatungo, arusheho gufata ingamba zo kwirinda ibyago bitunguranye ashobora kwiteza ubwe anabiteza abandi bayobozi. Murabizi ari igihe haba hari nk'amasoko, kugira ugere mu soko ry'amatungo bikagusaba kujya urambuka imihanda. Niyo mpamvu aho hantu haba hakunda kwambukirwa n'amatungo, haba hagomba gushyirwa iki cyapa. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga, akaba ateganya kukinyuraho, yakora iki?
uri umuyobozi w'ikinyabiziga, imbere yawe hari ikindi kinyabiziga ariko ukaba uteganya kukinyuraho kubera ko wenda kiri kugenda gahoro, kubera ko wenda ugeze ahantu hari umurongo ucagaguye. Ese wakora iki? A. Kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. B. Kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. C. Gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho. D. Gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Ese wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cya nyacyo ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ndakeka ko wamaze kucyandika. Igisubizo cya nyacyo hano ni B. Kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Ikibazo cya kane kirabaza ngo ni ryari amatara ndanga cyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? Amatara ndanga cyerekezo ni ryari aba agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? A. Igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. B. Igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. D. Keretse ahari ibimenyetso byo ku mihanda byerekana icyo cyerekezo cyawe. Ese hano amatara ndanga cyerekezo ubona agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda ryari? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Hitamo igisubizo cy'ukuri ukoresheje ubwitonzi, ahasigaye icyo gisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Hano igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo. Igisubizo cy'ukuri ni C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Amatara ndanga cyerekezo harimo nk'ibinyoteri n'ibindi. Ikibazo gikurikiyeho cya gatanu kirabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. A. Umuyobozi. B. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C. Ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Murabizi kwambara imikandara ni ikintu cy'ingenzi. Nko mu gihe habaye impanuka, iyo wambaye umukandara birakurinda cyane, bikaba byanakurinda no kuba wapfa. Murabizi iyo habaye impanuka hari abantu bapfa, ariko nk'iyo wambaye umukandara birakurinda cyane, kuko niba utwaye nk'imodoka ukaba wambaye umukandara ikaramuka igonze, kwa kundi yishika abagenzi bishika bagana imbere, iyo wambaye umukandara urumva umukandara uragufata, bikaba byakurinda gukubita umutwe hehe hajya imbere. Ubwo rero iyi mikandara yo kurinda ibyago igenewe abahe bakurikira mwaba batubwiye bakurikira kwa bino bisubizo baduhaye. A. Umuyobozi, ngo ari kuvuga umuntu utwaye nk'ikinyabiziga. B. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C. Ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri hano ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ushobora kugira umukandara uri kurinda umuyobozi cyangwa umuntu wicaye imbere cyangwa n'abagenzi bose bari mu modoka. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma
ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Hano ngo bashatse kuvuga ngo niba umuntu afite ikinyabiziga ariko icyo kinyabiziga kikaba gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, harimo nka za wenda nk'urugero nk'imodoka z'intambara cyangwa iki, ntizigomba kugenda mu nzira nyabagendwa zidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rero rutangwa na bande mwa bano bagiye kutwereka bakurikira: A. Polisi y'igihugu, B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, C. Minisitiri w'ingabo, D. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese urabona niba hari ikinyabiziga cyihariye gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara? Ubwo hano baravuga ibinyabiziga by'ingabo cyangwa biriya bishinzwe umutekano uhambaye. Ese ibyo binyabiziga urwo ruhushya rwo kugendera mu muhanda nyabagendwa rutangwa n'abahe mwa bano bakurikira? Ndakeka ko wamaze gusubiza, ndakeka ko wahisemo igisubizo cya nyacyo. Ndumva igisubizo cya nyacyo nakibereka. Igisubizo cya nyacyo ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe biba biri mu nshingano ze. Ikibazo cya 7 kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha ni A. kilometero 25, B. kilometero 70, C. kilometero 40, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Abizi ibinyabiziga biba bigomba kugira umuvuduko ntarengwa bitagomba kurenza. Ubwo rero uba ugomba guhitamo igisubizo cy'ukuri cya nyacyo kugira ngo ubashe gutsinda. Rero hano urabona umuvuduko ntarengwa ku mapikipiki ari uwuhe? Ese ni kilometero A? Ese ni kilometero zo kuri B? Ese ni kilometero zo kuri C? Cyangwa ni D? nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ibinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? Tegereze neza, hano baduhaye ibisubizo 4 uhitemo iyo feri iyo ariyo. A. feri y'urugendo, B. feri yo guhagarara umwanya munini, C. feri yo gutabara, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo hashatse kuba ko A atariyo, B atariyo, C atariyo. Ese urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C? Cyangwa ni D? Hitamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, feri yo gutabara. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana wakora iki? Murabizi mwa bino binyabiziga bitwara abarwayi harimo nka za ambulance, cyacanye amatara yo hejuru ari kugenda ari amatara y'intabaza arabagirana, ari kugenda arabagirana, weho uri imbere y'icyo kinyabiziga wakora iki? A. kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B. kongera umuvuduko kugira ngo ugisige ukagereka nacyo kavuga ati inambirance ntabwo igomba kumitaho, reka nanjye nkomeze ku muvuduko wo hejuru ngereke nayo. C. kugumana umuvuduko wari ufite cyangwa kavuga ati reka ngome ku muvuduko nayo mfite aze kumitaho cyangwa se bigenda uti ariko ngewe ntandarekerwa umuvuduko nayo mfite ngungabanye cyangwa nkongere. D. guhagarara bitunguranye mu muhanda.
ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Murabizi ambilanse hari igihe ziba zitwaye abarwayi ugasanga zigiye gutabara ubuzima bw'abantu. Ubwo rero nawe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga hari umwanzuro uba ugomba gufata ukibona icyo kinyabiziga gitwara abarwayi cyacanye amatara y'intabaza arabagirana. Ese mw'ibyo wakora? Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa ni D? Urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara, kuko biriya binyabiziga murabizi biba biri gutabara ubuzima bw'abantu bari mu byago. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni mu biro bya leta. Mu biro bya leta ukagenda mu biro bikaba bitemewe gukoresha telefoni. Waba ukigera mu biro telefoni ukahita uyivaho. B, mu biro bya polisi. C, igihe utwaye ikinyabiziga. D, ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri kuri D, bashatse kuvuga ngo A niyo, B niyo, na C niyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ese hano ari kuri A, ari kuri B, ari kuri C, ari na D, niho uri kubona gukoresha telefoni byateza ibyago? Hano igisubizo cy'ukuri ni C, igihe utwaye ikinyabiziga. Mu biro bya leta hari igihe batanga serivisi, hari n'ababa bazitangira kuri telefoni. Urumva ntabwo bavuga ngo ntibyemewe. Mu biro bya polisi naho murabizi namwe bamwe muri mwe mu gihe muhamagara kuri polisi, urumva biba byemewe gukoresha telefone. Ariko mu gihe utwaye ikinyabiziga ukibona umuntu agutwaye cyangwa nawe utwaye ikinyabiziga uri kuri telefone, ujye umenya ko muba muri mu makosa. Ikibazo cya 11 kirabaza ngo gutwara ikinyabiziga wasinze. A, biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. B, biremewe nijoro. Gutwara wasinze bikaba byemewe ariko ugatwara nijoro. Ugatwara nijoro. C, birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. D, ibisubizo byose ni ukuri. Ese wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Gutwara ikinyabiziga wasinze. Hano ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cya nyacyo ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, biremewe nijoro. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose nibyo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni C, birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Ibinyabiziga byose bifite moteri bari kuvuga nk'imodoka, za moto n'ibindi byose bikoresha moteri. Biba bibujijwe rero gutwara ibyo binyabiziga wasinze. Uretse ko n'ibidafite moteri no gutwara ikinyabiziga nubwo cyaba kidafite moteri, kugitwara wasinze urumva ubuzima bwawe uri kubishyira mu kangaratete. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho. A, ahamanuka. B, igihe umuhanda ari mugari. C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Igisubizo cya nyacyo hano ni C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere yawe akweretse ikimenyetso kikwemera kumunyuraho. Hano kuko kuba ari imbere yawe
bivuze ko aba ari no kureba n'imbere yawe. Bishatse kuvuga ko hari n'icyago cyangwa akabona hari ikindi cyago ushobora guteza, aba ari we ugomba kuguha ikimenyetso kugira ngo akwemerere kumunyuraho, kubera niwe uri kureba imbere yawe ko aba ari imbere yawe. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira: A. Gushaka umuherekeza. B. Gukurura ikinyabiziga cye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Utwaye akanyabiziga gasunikwa ariko ibyo gatwaye biri gutuma utareba neza imbere. Nkawe uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ugomba gukora iki? A. Gushaka umuherekeza. B. Gukurura ikinyabiziga cye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Gukurura ikinyabiziga cye. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira: A. Mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. B. Ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ikiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 15 kirabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekera amatara akurikira: A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ryerekana icyerekezo. C. Itara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Wenda muze kunyandikira muri komenti uwabategura irindi somo ryo ku matarasi byabafasha. Iyo bavuze wenda ngo itara ndangamubyimba, hari abantu benshi batabyumva. Iyo bavuze ngo itara yerekana icyerekezo, hari abantu wenda mutabyumva. Iyo bavuze itara ndangaburumbarare, hari nk'abantu baba batabyumva. Muze kunyandikira muri komenti niba mubishaka, naho mbategurire isomo ku bintu bijyanye n'amatara. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa volomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira: A. Santimetero 25. B. Santimetero 125. C. Santimetero 45. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, ubundi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo bishatse kuvuga ngo A na B na C byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
Ikibazo cya 17 cyabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanyamo ikinyabiziga kabiri mu burebure bwacyo, ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira. Uri kubona ko ibintu byo ku matara bakunda kubibaza, ariko nk'uko mwari mwambwiye ati mbategurire isomo ryo ku byapa byo ku mihanda nkabikora, n'ubu ngubu mubinyandikiye muri comment. Ku bantu nimbona hari abantu babifiteho ikibazo, ndahita mbigira ibyihutirwa mbategurire isomo ryo ku matara: A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ndangaburumbarare. C. Itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, bari kuvuga ubwo plaque. D. A na B byose nibyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, itara ndangamubyimba? Ese igisubizo cy'ukuri ni B, itara ndangaburumbarare? Ese igisubizo cy'ukuri ni C, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, A na B byose nibyo? Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni C, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye: A. metero 1 na santimetero 50. B. metero 1 na santimetero 75. C. metero 1 na santimetero 90. D. metero 2 na santimetero 10. Ikibazo kimeze nka gutya nibyo nababwiye ati nabibiye akabanga. Iyo bakubajije ikibazo kimeze gutya nta kundi kuntu kiba bakibaza, ubwo nubona igisubizo cya nyacyo tugifata, nubundi niwongera guhura n'ikibazo kimeze gutya igisubizo cy'ukuri azaba ari icyo. Ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri urabona ari D? Hitamo neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 1 na santimetero 90. Bibutsa ko metero ni ikigero cy'uburebure. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere wakora iki? Urabona ukuntu imodoka zaje ziragongana zibakuriya, noneho nk'izo modoka murabizi iyo habaye impanuka kugira ntihaboneke inkomere biba ari amahirwe, ariko hakunda kuba hari inkomere kenshi. None urahageze wakora iki? Imodoka zagonganye kuriya harimo abantu bakomeretse. A. gusohora inkomere mu kinyabiziga. B. kubaha icyo kunywa, ukabazanira nk'amazi bakanywa, ukabazanira nka energy bakanywa, ukabazanira n'akaji bakanywa. C. kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi, ugahita uhamagara nko kuri polisi, ugahita uhamagara na ambulance. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe ugeze hano habereye impanuka wakora iki? Jya unabyerekezaho navuga ati ese ngeze hano hari impanuka nasohora inkomere, nazizanira ibyo kunywa, ese nahita mpamagara polisi nkahamagara wenda na ambulance ubutabazi, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Nka bino nta kintu kirimo wakora. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hari igisubizo cya nyacyo ni C, kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho: A. tugomba kugabanya umuvuduko. B. tugomba kongera umuvuduko. C. tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko amakode ari kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, bibutsa ko twabafasha kuyabona mu kanya gatoya, kandi mukomeze mwitegure neza. Ibi bibazo nibyo bigaruka, mujye mubyitaho.
kugira ngo namwe nimugerwaho muzatsindire ku manota yo hejuru kandi bitabagoye. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo ku kibazo cya 20. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni A. Tugomba kugabanya umuvuduko. Rero mujye mukomeza mukore imyitozo myinshi ihagije mureba na video tuba twarashyizeho mbere. Ubundi ibindi byo mushaka mujye mubitwandikira muri komenti, tuzajya tubikora nk'uko mbishaka. Ikindi ndabakunda cyane kandi mbifuriza gutsinda.